Bahaye ikaze inshuti bakunzi ba Soso TV show, amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikiye muri hirya no hino ku isi, muri mu Rwanda uje cyane. Uyu munsi turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane 2025. Umunsi twatangiye ibihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Bazanira umutumirwa, tuguhaye ikaze papa. Batangira wibwira abadukurikiye, unatubwira ubuhamya bwawe, mbese ishusho y'umudugudu wacu wa Kabeza uburyo yari imeze muri kiriya gihe. Umwanya ni wawe. Murakoze cyane. Nitwa Rutesire Jean Leonard. Yego. Jenoside iba nari ntuye muri umudugudu wa Kabeza, Yego. hitwaga Nyakagunga, n'ubu hitwa akagari ka Nyakagunga. Yego. Icyo gihe byari muri segiteri Fumbwe, ubu habaye umurenge wa Fumbwe, muri komine Gikoro, ubu ni mu karere ka Rwamagana. Muri uyu mwanya rero, muri iki gihe turimo kitoroshye, ku nshuro 31 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, nishimiye ubutumire bwanyu. Ngiye kubaha ubuhamya bw'ibyabereye kuri uyu musozi, aha twari dutuye nyine Nyakagunga. Yego. Kubivuga ntabwo byoroshye, byari ibintu bishaririye cyane. Ku babibonye cyangwa se ku babyumva, ntabwo byari byoroshye. Ni inzira y'umusaraba twanyuzemo, mbese twapfuye kenshi umuntu atabara. Rero bavandimwe mudukurikiye, byatangiye muri 90 tuvangurwa twitwa Abatutsi, ariko mu ishuri twarabyigaga ku buryo ku kibambazi cy'ishuri habaga handitseho Abatutsi n'Abahutu bigaga muri iryo shuri ry'icyo gihe. Rero ubwo byatangiye muri 90 batuvangura, badushyira ku rutonde rw'Abatutsi, baduha amakarita ya MRND. Ababyeyi bacu batubwira bati ibyo bintu ntimukabifate bizabateza ibibazo. Ariko rero twarakomeje turwana nabyo, ngera naho mfatwa ndafungwa nitwa Umututsi, ntazi n'Umututsi uwo ari we, uretse kubyumva mu ishuri. Nafunzwe amezi 6, ndafungurwa nitwa icyitso cy'inkotanyi. Ubwo maze gufungurwa ndaza njya mu rugo iwacu, ariko bamenye ko naje bati n'ubundi ni hahandi Abatutsi baracyaza, dore n'ubundi umuhungu wabo yaje. Sorry gatoya tukiri aho. Bagufunze wigaga mu mwaka wa kangahe icyo gihe? Nari narangije umwaka wa 8. Wari warangije umwaka wa 8? Na sirayi nari narayikandagiyemo, ariko sinabashobora kuyirangiza kubera itotezwa ryariho icyo gihe. Bagufunze se weho bazaga kubasinyisha bababaza iki? Bazaga mbese ubutegetsi bwari buriho icyo gihe, tubwira ikintu bagufungiye. Ubutegetsi bwariho icyo gihe bwashakaga ko twese tujya muri MRND, ariko kubera ibyo twabonaga cyangwa papa yatubwiraga cyangwa sogokuru, tukabona ari ibintu bituganisha ku rupfu, ko batubwiraga iby'5 n'9 tukabyumva. Abantu badukurikiye hariho abatazi ishyaka rya MRND rishatse kuvuga iki? Ni ishyaka ryari rigamije iki muri icyo gihe? Ishyaka rya MRND ni ishyaka ryari riyobowe n'uwitwa Bonaventure Habimana, yari icyegera cya Perezida Habyarimana Juvenal wayoboraga u Rwanda muri icyo gihe. Niryo shyaka ryariho mu gihugu, niyo batwigishaga gutora niryo twatoraga, tugatora icyatsi kibisi. Niryo shyaka ryari ryemewe mu gihugu. Andi mashyaka yaje nyuma ya CDR na PL, ariko nabwo bisa n'agakingirizo. Iryo shyaka ni iryashakaga guhirika ubutegetsi bwari buriho, cyangwa ni iryashakaga kugira ngo rishyire mu bikorwa ibyo bashakaga gupanga? Iryo shyaka rya MRND ryari ku ngoma, niyo ryari riyoboye ubwicanyi ahangaha mu gihugu. Uratwihanganira njye ejo bundi ntabwo nteka, uranyihanganira cyane ku bibazo ngenda nkubaza. Nuko baraza kugufunga ari wanze se kwisinyira? Gusa bafashe abantu basa n'Abatutsi, bagendeye kwa kundi bamperaho. N'abandi nyine baragenda barafungwa. No muri iyo gereza twabagamo ya Kibungo, habagamo umuntu witwa Gifaransa watotezaga umuntu usa n'Umututsi uwo ari we wese. Muri icyo gihe harimo n'abicwaga icyo gihe. Muri 90 na kangahe? Muri 90 gusa. Muri 90.
waje gufunguka bigenze gute? Bagufunguye kubera iki? bo babonye ko imishyikirano igenda iba za Arusha cyangwa n'ahandi, ariko inkotanyi zabaga hariya mu Mutara, bati n'ubundi inkotanyi nubwo zihari n'ubundi ntabwo tuzazikira, bamwe baratoroka abandi bafata icyemezo cyo kudufungura. Ndaza tuba muri iyo nzira y'umusaraba hano iwacu aha ngaha i Nyakagonga, duhigwa nyine badutoteza. Uwitwa responsable Kanyabitabo wayoboraga serere Nyakagonga y'icyo gihe niko byitwaga, araza ashakura mu nzu hose, ngo ubwo nazanye n'abandi, intebe aho hanze, ibishyimbo bamena hanze, turatotezwa kuko ku mugaragaro biraboneka ko dutotezwa pe. Yego. Bashaka kugira ngo musinye rya shyaka. Rya shyaka rya MRND. Ariko byarangiye tubyanze, tumaze kubyanga amashyaka agakomeza akaba, za mitingi zikabera Nyagasambu. Rimwe mu bagize ishyaka rya MRND binaha ngaha baza gufata abarimu aha ngaha barabatoteza ngo bajye ijanjagiro muri mitingi ya MRND. Bagenda babakubita babatera za sentiri ngo ntibari mu ishyaka ryabo, gutyo ukuntu ngo basa n'abatutsi. Ariko rero nyine ubwo igihe kigeze bamwe bacika intege barijyamo ku ngufu, abandi barabyanga burundu, kugeza aho nyine jenoside yabaye nyirizina, bavuga ngo indege ya Habyarimana irahanutse 1994. Iyo myaka ine yaciyemo niyo itotezwa mwagize muri kano gace? Niyo itotezwa ryagize. Wajya kuvoma bati dore umututsi, wajya mu isoko ukagenda utazi kuri bugaruke, dutotezwa nyine ahantu hose, nta gaciro dufite, mbese nta bunyarwanda dufite, nta umuntu batubonamo. Abayobozi mwari mufite inaha barabishyigikiraga? Cyane barabishyigikiraga, cyane cyane uwari ku isonga ry'ubwicanyi aha ngaha muri iyi serire ya Nyakagonga, harimo uwitwa Alias Rukusanya Semana Antoine. Yari visi perezida w'intara muri komine Gikora aha ngaha, yaratuye hepfo ku muhanda mu rugabano rwahitwaga Kidogo y'icyo gihe, serire y'icyo gihe na Nyakagonga. Hako nyine ari umuturanyi wacu, ariko ibyo bintu abirimo abyamamayemo. Nibuka rimwe yaje kujya mu idini ry'abameto hepfo aha ngaha, aravuga ati nje gukizwa, ariko igihe cy'amashyaka nyine gishyushye muri za mitingi. Uwitwa Bisengimana burugumesitiri wa komine Gikoro, n'uwitwa Semanza warwatse wa komine Bicumbi hano hakurya aha ngaha, baraza kumusura iyo hariya ku kabari munsi y'umuhanda imbere yo kwa Pasiteri Kayizari hariya. Arabakira, amaze kubakira ati icyo tukubwiye rero turagushaka, tujye Nyagasambu, niho hari bari ikomeye y'umudamu witwaga Tereza. Baragenda banywa y'agafanta na mitsingi yera yamamaye iguriro ry'ibiri, ariko bo ntibanywa. Barangira barahaguruka baramubwira bati icyo tukubwiye ntuzatumenera amabanga. Babwira uwo mugabo nyine Alias Rukusanya Semana, ntuzatumenera amabanga, n'izi fanta tunyweye uzishyure. Semana ashya ubwoba ati ibyanjye byasubiyemo rero, ati ndapfuye birarangiye. Ubwo rero araretse ku gucuruza inzoga agiye mu idini, ariko mu kujya mu idini kwe yashakaga kutaba mu itsinda rya MRND, ariko burugumesitiri aramubwiye gutyo na mugenzi we wa komine Bicumbi Semanza Laurenti, ati ibyanjye byasubiyemo, atumiza itorero ry'interahamwe barabyina, arangura inzoga ku misozi aho hose, bararangura arabyinisha, asubira mu ishyaka rya MRND. Atyo nibwo ubwicanyi nyine bwabaye nkaho bukomwe mbarutso neza, noneho bijya ku mugaragaro ko uhigwa wese ari umututsi, umuhutu ntacyo bagomba kumutwara. Inaha mu gace ka Nyakagonga 1994 duhereze ishusho yaho. Ubwo wari ufite imyaka ingahe aho wiga mu wa munani? Icyo gihe rero muri 1994 bavuga ngo indege ya Habyarimana yahanutse, nari mfite imyaka 24, nari nararangije kwiga muri sere hari imwe hejuru hari mu Bagaza. Urumva nari umusore uhamye. Wari umusore birumvikana. Ubwo 1994 byagenze gute itangira ryo kwicwa? Indege ya Habyarimana imaze guhanuka ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 hari mu ijoro. Ubwo bwakeye radiyo Rwanda itangaza ngo Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu y'u Rwanda ngo iramenyesha umuntu wese ko atemerewe kuva aho ari, kandi kirazira kuba abantu baganira barenze 2 cyangwa 3. Iryo ni itegeko ryagiyeho
rishyizweho na Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu y'icyo gihe. Mm. Ubwo Emerenide nayo igenda itanga amabwiriza mu maserire no mu masegiteri, abantu bakajya gukangurirwa kwica abandi. Uwitwa Atanaze yaravuze ngo wari konse w'icyo gihe niyo niringiye. Ubu yarahunze ntabwo yashoboye kugaruka mu gihugu, ntiyanafunzwe, ari hanze y'igihugu, yaragiye nk'uko Semana Twanungo Alias Rukusanya yagiye. Ubwo rero ntabwo babashije kugaruka, ariko bashyiragamo akantu kameze nk'agakingirizo, bati abagore n'abakobwa mubihorere, ariko abantu b'abagabo nibo dushaka. Inama yabereye aho bita ku Kinunga, hari umusore witwaga Munyabega wayoboraga iyi seri yo hirya yitwa Kirehe. Yego ndahumva. Ubwo rero witwa Kayizari aramanuka ati abwira data wacu Thomas Rutabana yaratuye hepfo yacu hano gatoya, ati rero byasubiwemo, ati uwuhigwa ni umututsi. Kandi Kayizari uwo nawe nubwo ari pasiteri, icyo gihe afite umugore w'umututsi nawe wahigwaga, ariko Imana yaramurinze n'ubariho. Ubwo rero papa abonye ko byakomeye, avana inka mu kiraro yahakaga amezi 9, arayitwara ayijyana kuri aka gasozi ko hakurya hitwaga muri Serire Kidogo. Ubu ni mu mudugudu wa Gasiza muri Rusororo hakurya ahangaha. Inka yiragirayo, interahamwe igitero cyari kivuye hepfo mu Kidogo, kiyobowe na Semana n'abitwa ba Masozera, n'abitwa ba Gashanana, n'abitwa ba Kaduri, n'abitwa ba Biziyaremye. Mbese cyari igitero kirimo nk'abantu 100 n'abantu b'abakiga bari batuharugura bitwa ba Kamashu n'ayandi mazina, ba Ntamutona n'abandi gutyo kuntu. Mbese bambara imyishywa, bambara amakomba, batera kuri agasozi ko hakurya, bazi ko papa ariho yagiye kuragira iyo nka, ariko mu rwego rwo kuyihungisha. Aragenda inka barayimunyaga, bayambutsa umukoki, bayijyana ku Kinunga barayiragira. Ariko Konseye Atanazi akaba yababwiye ngo nibura mwe muretse kubica mu batwikire. Ubwo ikubitiro rya mbere ryabaye iry'iwacu barahatwika, inzira nshya y'amabati rwose, ku buryo n'abantu bari bafite amafoto ya kera nta udashobora kubonera ifoto umuntu n'umwe. Ubwo nta bantu basizemo ubuzima, bari mufite abavandimwe bangana iki? Nari mfite mama n'abakobwa 3 n'abahungu 2 bakurikiraga abo bakobwa, n'umuhungu wa data wacu witwa Nihungu niyo niringiye wari uje aduhongeraho ahungira kuri mama. Ako nyine asanga byakomeye, bamaze kubatwikira batu nta bundi buryo. Cya gitoro giturutse hepfo mu Kidogo kibona ko nyine bakiriho, kiraza kirabafata, kigenda kibatera sentiri gutyo ukuntu, bati muzamukiye tujye kubicira. Mbonsubira inyuma gatoya, inka bamaze kuyitwara, papa yagiye Gicaca kuko ariho avuka, niho mama we yarari. Agira agatima ko kuvuga ati reka njye kureba mama ko yaba akiriho. Ubwo azamuka gutyo, iriya nzira yaje beka yose. Mwebwe mwari musigaye he? Bose bari basigaye ahangaha. Inzu bayitwitse ariko nta muntu uri. Babasohoye. Nawe wari uhari. Ibintu byose birashya. Ubwo njye naragiye kwihisha njyewe. Nuko ubwo inka barayiragira, Konseye Atanazi ati nimumara kubatwikira ndabahemba. Icyo kubahemba ariko nyine kwari kubahemba iyo nka yacu. Nuko bamaze gutwika iwacu, bamaze gutwika kwa Thomas ni data wacu nawe, bamaze gutwika hano hirya ahangaha kwa Rushogoza. Kwa Rushogoza ahanga nyine hubatse amashuri, barabatwikira, barazamuka batwika kwa Fideli, barazamuka batwikira kwa Mukamurara, hano haruguru yo kwahigira ahangaha, n'umuhungu we Rusagara. Mbese barasenya ibintu biradogera. Ubwo Atanazi arabahamagara ati rero icyo mbahemba nk'abahungu banjye, dore iyi nka muyibage mugende muyirye. Icyo gihe batwikiraga abantu kubera banze kujya mu ishyaka ryabo, cyangwa ibyo by'amashyaka byari byararangiye? Ibyo by'amashyaka ubwo byari byararangiye, batwikira abantu b'abatutsi. Atanazi Konseye ari uvuga ngo mwe muretse kubica mubanze mubatwikire. Urumva ko ari ukubahangayikisha, ariyo yanzira y'umusaraba tuvuga. Urumva iyo umuntu agusenyeye ntaho uri buryame, cyari ikibazo. Cyari ikibazo gikomeye. Ubwo rero igitero giturutse mu Kidogo kirimo witwa Nakagande, Gashanana, Kaduri, mbese cyari igitero kinini cyane kirimo n'abantu babaga hepfo ku muhanda ahangaha, bari baraturutse za Ruhengeri na Gisenyi. Bamwe bitwa ba Royizi, abandi bitwa n'uwitwa Manuel ku bwa Mungu, nawe yivugira ko ari interahamwe mu gihugu hose. Ubu yarafunguwe aho ngaho nawe.
barafunguwe. Bamwe barahunze ntibagaruka ariko ndi ku bwa Mungu Emmanuel arahari. Bakunda kwita mitwe muri kino gihe yenga inzoga. Ubwo rero barabazamura mama n'abana babashoreye bati tubajyane tujye kubikiraho papa wanyu bamwiciye hano Igicaca ku mashuri hagura ngaho bitaga ku Giporoso kera. Byarangiye papa wawe bamwishe? Muri iyo nzira papa yanyuzemo agiye kureba mama. Wa mugabo witwa Alias Rukusanya Semana yarakomeje we yaramukurikira inka bayizanye. Noneho ageze ku ibanda ahasanga ikindi gitero cyo hejuru hariya muri Gikomero hitwaga muri segiteri Gicaca ya kabiri yo muri Gikomero nyine aho ngaho. Birangije asa n'ugira gutya ngo ahungire ku mashuri asanga byakomeye. Asanze byakomeye bamutsinda aho ngaho. Uwo Alias Semana rero wamukomeje kumukurikirana amuzamuye aha ngaha ababwira kwibanda tumva uriya mututsi ntabacika. Bamutemagurira hariya haruguru ku Giporoso. Ryari ishuri rya primaire icyo gihe, ubu ryabaye secondaire muri no minsi, ubu ni mu karere ka Gasabo. N'ubu inzira y'umusaraba twanyuzemo yose hari abo twabashije gushyingura ariko na bugingo n'ubu data twaramubuze ntabwo twabashije kumushyingura. Na n'ubu ni murabona umubiri we? Turabona umubiri we usibye ko batubwira ngo babasibuye igihe basiburaga abantu bigitangira, ariko ibyo sinabishinga hagati. Amakuru mfite nuko muri Gacaca yaho nanajyagamo nkabaza amakuru bakambwira bati papa wawe ashobora kuba yarataburuwe cyangwa se ari muri toilette yo kwa kanaka yo kwa Kayonga, aho bashyize Kayonga nyine sebukwa wa Munyakazi hirya ngaha. Nuko ubwo rero tuburishweshwe dukomeza dukurikirana ibikorwa bya leta uko bikurikirana nyine tubaho tubabaye twihanganye duhinga imisiri ngo dukunde tubeho n'abashiki banjye. Uretse ko mushiki wanjye umwe yari yarashatse hari undi nyine wamukurikiraga. Muri make ubu twasigaye turi abana batatu bava indimwe. Icyo gihe barabazamura mwahuye byagenze gute? Mwabacitse gute? Bamaze kubazamura kano gasozi ko haruguru aho bita kwa Bugabo aha ngaha, icyo gitero cy'inyakagunga gisanga cyari kivuye mu Kidogo kibazamura kuri kara gasozi ko haruguru hitwa Kabeza nk'uko uyu mudugudu witwa nyine. Baragenda basanga umugabo witwa Higiro arihishe nawe yari afite umugore w'umututsikazi ariko n'ubu ariho ntacyo yabaye. Yihishe igitero Tanazi yarazamuye hariya waragikwepa. Aba batuye hano haruguru. Ageze hariya hagati y'udusozi twombi abona igitero kizamuye mama n'abana. Uwo mugabo nakaganda yari afite amacumu n'abagashana n'abafite imiheto bafite umugambi wo kujya kubiciraho biciye papa Igicaca ngo batazongera guca icyo gitoki cyitwa Sendika cyabaga munsi y'urugo. Papa yari umuhinzi mworozi afite urutoki rwiza yengaga buri munsi nta kibazo yari afite. Mwari mubayeho neza? Twari tubayeho neza, wenda bitari ibya kizungu ariko twari tubayeho biciriritse tudasaba data adahengerereza. Ubwo rero Higiro aratinyuka ate se aba bantu mubajyanye hehe? Uwitwa mubyara we Nakagande ari wasaga naho yoboye icyo gitero ariko cyari kiyobowe n'abandi b'interahamwe cyane bakaze kumurusha. Avamo aravuga ngo tugiye kubiciraho twiciye papa wabo, kandi ubwo yanabyishyiragamo ntatazi n'urupfu rwe. Uretse ko amakuru yaramaze kumenyekanya ko data Nyamazi yaguye ku Giporoso aha ngaha Igicaca haruguru aha ngaha. Urumva ko babahanye amakuru? Bari bahanye amakuru. Higiro agira gutya arabakabukira ati are musubire iwanyu yongeyeho mu Kidogo ubazane tujye kubicira ntabwo muturusha kwica. Higiro abayobyi uburari batambika ku gasozi ko haruguru bageze ku Kinunga aho bita kwa Rwabahizi. Rwabahizi ni umusaza wari warahaye nka data turatunganirwa. Ubwo rero abwira Tanazi ati dore aba bantu bari bagiye kubicira Igicaca. Tanazi atumva mukecuru cyane n'abana bayo mu rugo, ariko nyine bamanuka nta mutima bafite. Mu rugo bari bahatwitse bageze inyize kwa Higiro ngo ashaka kubaha amazi. Umukecuru aranga byo kubura uko umuntu yigira nyine afite ubwoba n'abana. Bagenda bamanuka hano ku nturusi za Patricia aha ngaha. Bageze mu rugo cya gitero nyine cya Higiro yabatesheje kiramanuka n'ubundi kirarekinga kirabarindira mbese mu yindi nzira, aho kuko bamanuka kuri aka gasozi icyo gitero cyo kirabareba. Bageze mu rugo rero witwa Josephine afata ijerekani ajya kuvoma byo kwambambaranya mbese ni mushiki wanjye unkurikira ajya kuvoma. Inzira yabaga mu rutoki aha ngaha igatambika ikagera ku mashuri niho twavomaga. Ubwo birangiye umwana
yikorera ijerekani, aza ariko nta mutima afite, avuga ati nanjye baranyica, nabo nsize mu rugo sindi bubasange. Araza ahinguka inyuma y'urugo, yumva abantu baravuga nk'inzuki mu rugo. Ubwo icyo gitero cyaje gisakirana mama n'abana, abahungu 2 3 barimo data wacu nakubwiye wari waje amuhungiraho, n'abo bakobwa bombe 2. Nuko ubwo arahagarara n'ijerekani ku mutwe, arategereza ibyo bavuga n'ibyo bagira gute, ariko ubwo bari mu gikorwa cyo kubatemagura n'imihoro, babacoca imihoro. Agira ubwoba ariko ntiyarazi ibyari. We yarashishoje, yari mu birere by'insina, yikoreye na jerekani no kwitura byamunaniye. Arangije ayishyira hasi gakeya, asa n'uwicara mu birere, barabatemagura. Noneho ka gahungu ka data wacu kitwa Nihungu, niyo niringiye, katayiwe kati mumbabarire sinzongera we. Nuko ubwo hari umuhungu uhepfa aha ngaha watyazaga umuhoro cyane, wari umweru, witwaga Bizaremye Kaduri, wari ukenyeye imyishywa icyo gihe. Agira gutya kagiye gutarataza ngo karenge umurwanyasuri ngo kiruke kabasige, abarakashikuje nk'imbwa ifata urukwavu, abakagoreye mu impande ya mama. Agira gutya agakubita umuhoro, asatura umutwe, igipande kimwe kijya hariya n'ikindi kijya hariya. Mama ati nanjye mundangiza n'ubundi ibyanjye mwabirangije, nanjye munyica. Bose babicira aho ngaho haruguru y'urugo, bamwe babashyira mama bamushyira mu murwanyasuri, n'abo bakobwa abahungu bombi uko ari 3 babashyira mu rwina, babahamye ishuri bambaye imyenda y'ishuri. Umugabo natanga wamfashije kubakuramo ni Higiro na Kayizari Pasiteri n'abandi bantu bari bashiritse ubwoba, bari batuye n'ahangaha batakoze jenoside, ariko batubaye hafi baza kudufasha kubakuramo, tugerageza kubashyingura. Ariko nabwo intimba yari ndende, ntabwo byari bitworoheje. Ukuri n'umukomere. Ubwo rero ubwicanyi ntabwo bwashoreje iwacu, bwarakomeje. Baza hano hepfo kuri Mukecuru Siteria, ahangaha hafi bita kwa Mama Gisa, ahangaha haruguru ya sitasiyo. Umukecuru baramwica, bamushyingura mu irembo rye. Akana ke k'akuzukuru kitwa Rikobwa kazamuka kirukanka, kageze hano haruguru kwa Karegeya, uwitwa Ngoma Nziza w'Interahamwe n'abafungiye muri gereza ya Nsinda, bamukata imyaka 30. Aragendera agakurubana, amera nk'urukwavu ruriwe n'imbwa. Akana barakazana bagakubita umuhoro, bagashyingura hariya muri hariya mazu yubatse hariya. Nako ntabwo twagerageje kukabona ngo tugashyingure mu cyubahiro. Bariya abantu baguze ibibanza hariya bashobora kuba barakubatseho, twarahingaguye turahingagura turaheba. Ubwo ntabwo byakiriye aho ngaho, bakomeje ubwicanyi, baratambuka kwa Rucogoza, basanga inka zabo zatatanye, abantu batatanye. Nuko baragenda babica umugenda. Hari umwana w'umuhungu bicaye hano Gicaca ku Kigabiro, twagiye kumukurayo nawe bamwirukankanye mu mugezi ruguru. Inka bazirira mu nzira, nta nka yabo yigeze yishyuzwa ntaki. Umukecuru wabo Tereza bamwiciye Ruhanga n'abandi bana. Ubu hasigaye akana k'agahungu kaba muri Norvège, niho gakora, niho kize, niho kabonye akazi. N'agashiki kako kitwa Matibori kaba mu Bufaransa ubu ngubu. Ubwo mu nda ya Rucogoza hasigaye abo 2 bonyine. Umuryango w'iwanyu naho warokotse? Umuryango wacu ninjye nasigaye kwa data na mama, n'abo bakobwa 2 b'inkurikirane bankurikira. Abandi bagiye gutyo nyine. Bo icyo gihe abandi babica bari he? Uwo umwe yaragiye kuvoma, undi yari yarashatse hariya hepfo, we ntabwo yari ari mu rugo. Ngira ngo uwo basingiriye bakamuzana bakamutema, n'uwandi wari wagiye kuvoma, cyangwa we undi wari wagiye kuvoma wariho yagumye yishe mu rutoki, yaheze mu birere. N'ubu sinjye ntuma akunda kuvuga yarahunga, n'umuntu wahungabanye cyane. Sinjye nkunda ko akunda kuvuga. Ibyo bintu byose byabaye abireba. Amateka akomeye cyane. Hano rero nyine Nyakagunga ahangaha niko hitwaga. Ubwicanyi bwarakomeje. Hari interahamwe yitwa Masozera, n'uwo Tanazi Konseye. Masozera yatuye hari mu Kidogo, nawe afunze Insinda imyaka 30. Ubwo batangiriye abantu bari bavuye Ruhanga, barimo witwa Jacqueline wadoderaga Nyagasambu, umugore wa Kalisa nawe yazize jenoside, yaratunye Nyagasambu hariya. Noneho umuganga wakoraga ahangaha witwa Nyiraneza Ivanesi, uwo muhungu
umugabo Nyiraneza Evariste yaramubereye se wabo, aramubwira ati ko ndeba uri interahamwe bicaye hano muri pasiparumu kwa muganga, bariya abantu bavuye i Ruhanga ko numva ngo mwica abatutsi, aba bo si abatutsi mwe ko babacitse. Ubwo witwa Masozera Rutayisire nyine kuko yari yamamaye cyane ahangaha mu buterahamwe, mu kurya inka, mu kwica, mu gusahura, yambariye imyishywa, mbese ari interahamwe yujuje ibyangombwa ubona ko atari n'umunyarwanda, ubunyarwanda bwari bwamwe. Biyambuye isura y'abantu. Ubwo afata umuhora wugira gutya mu muhanda, kubita hasi ibishashi biraka. Ubwo birangije ba bantu, wa muntu Jacqueline n'abakobwa be babiri babatsinda hari munsi y'umuhanda kuri ziriya nturusi munsi y'umuhanda ari ahantu bategera imodoka. Buriya yo ntabwo ubuhamya njya mvuga ngo iriya nturusi bazagira icyo bayibaza, ariko ni byinshi pe cyane bahataye abantu benshi. Bahataye abantu. Ubu ntibyarangiye rero, barabica babashyingura aho ngaho. Muri Gacaca mu buhamya bwitwa Ntamuhanga yasobanuye, Ntamuhanga Pierre ubu batuganye ntagituye n'aha, yarabisobanuye ko byagenze cyane, arabishimangira nubwo yireze akamera icyaha, ariko nawe agaragaza uruhare rwe yagize muri jenoside. Bamufuze igihe gito akora tije kubera yaje mu bemeye ibyaha. Birangiye ntabwo byaciriye aho, bagiye kwa muganga hano mu ivuriro, ari hisha abantu muri toilette. Uwitwa Mukabisangwa ucuruza hano mu isoko, umugore wa Setengera Saveri, aravuga ati ariko niba mwica abatutsi, turiya tuguru ndeba muri toilette zo kwa muganga bo si abatutsi, mwabavanyemo mukabica. Nabo yari interahamwe. Urumva nawe yari afite imyumvire nk'iy'abandi bose. Birangije abari mu bitaro, nibuka ko bakuyemo umugore umwe n'umukobwa. Mu buhamya Pierre yaduhaye uwo Ntamuhanga agaragaza uruhare Semana na Masozera Rutayisire nguwo n'izindi nterahamwe zari zitutse mu Kidogo hirya ahangaha, babaye nk'ibishwa mwinya ahangaha kwa muganga. Bagenda uwo mugore yambaye isujipe, nta kintu yambaye mu gituza. Urumva ko isaha yari yageze, avuga ati yari arwariye mu bitaro hariya. Bamujyana hariya muri kaho z'abanyeshuri, hariya munsi y'ishuri ahangaha ahubatse toilette, hari amakaho y'abanyeshuri, bamwiciramo. Ariko bamwiciye iyicarubozo rikomeye. Urumva? Ubwo undi muntu wari mu bitaro wari wavuye za Rwamashyongoshyo hakurya ahangaha mu Bajumba, yari afite Bibiliya, icyo nibuka cyo bamutsinze hano ku rusengero rw'Abameto mu muryango neza. Igihe cyo kubaka iriya kompasiyo nyine baramutaburiye, bamwigeza hirya, bamushyingura mu cyubahiro. Gushyingura abantu nyine mu cyubahiro byari bitaramamara cyane, bamushyingura aho ngaho. Ubwo rero ntabwo byarangiriye aho ngaho. Hano kuri iri vuriro Centre de Santé ya Nyagasambu, hari umukobwa wacu wari umuganga witwaga yitwa Mutsinzi, yari umwarimu, yitwaga Bertilda, yendaga gushyingirwa, ariko interahamwe zimubonye amanutse i Ruhanga, yamanutse dore haruguru ahangaha, zimubonye ziti ntago watuva mu nzara. Ubundi twari gusabyura twima, ariko ubwo ntarihuta cyane, data wacu yari yihishe ahangaha ku mugabo witwa Benjamin Kananga, ubu ntahari, ari mu gihugu cyo hanze. Yagerageje kumuhisha mu nzu z'abaganga kuko bari bazivuyemo, kuko we yarahishe abantu benshi, abona atari bubangikanye, hari abahigwa kurusha abandi. Nubwo bashiki banjye bari bihishe kwa Kananga, ariko ntibamenye ko papa wabo yahageze, nawe ntiyamenye ko abo bakobwa bahageze. Uwo mukobwa w'umuganga witwa Bertilde rero interahamwe ziramwanjama, zimujyana inyuma y'inzu y'aho yabaga, zimukorera ibyamfura mbi bishoboka ntabasha gusobanura muri ubu buhamya, bikomeye birenze ukwemera, nubwo ntari mbihagazeho. Ariko data wacu yarihishe muri iyo nzu, akajya yeguraho akarido gutya, abona ibyo bamukorera, abona abo ari bo. Iyo ateruye kubivuga, ariho atuye hano za Gasagara Ruhanga, iyo ateruye kubivuga wumva atakagombye kuba akiriho, wumva yakagombye kuba nawe yarapfuye, nawe abana n'ubumuga nyine bujyanye na jenoside. Umukobwa baramushyingura aho ngaho inyuma y'inzu inyuma y'igikoni cyo kwa muganga. Ibirongoranwa yari yaraguze, uwo mugabo yari yaramuranze ashaka no kuzamushyingira. Birangije inzu barasahura, ibindi baratwika barajyana. Ubwo data wacu bigejeje igihe cya nimugoroba
bamuzaniraga uturyo akarya ariko nta kurya nyine bamwereka ko bari kumwe ariko nta kurya, yarahangayitse, inzara y'umusaraba yanyuramo ikomeye irenze ukwemera. birumvikana. Yarangije rero umwana w'umukobwa bamutambika ibiti gutya ukuntu mu maguru, ku ibyo bamukoreye, uko bamutemaguye iyicarubozo, barangije bamushyingura aho ngaho aho amazi y'igikoni atakara niho bamushyinguye. Ubwo twamukuye 2000 kangahe tujya kumushyingura mu cyubahiro akwiye. Hasigaye umukecuru wabo umwe nawe ukuze cyane abangaha muri uyu murenge wa Fumbwe, ariko nawe nta buzima nyine yatekereje iby'umwana we, muri gacaca yarazaga akihisinga akavuga ariko kanga. Ubwo rero mu by'ukuri ubwicanyi bw'ahangaha i Nyakagunga bwabaye indengakamere. Barazamutse bageze hano ku ishuri bajya aho bita kwa Bucoko, yaratuye ahangaha hafi ya Gisagara ahangaha, basanga nabo bagiye bageze za Ruhanga, ariko ubwo nabo uko bapfuye ntabwo bapfiriye ahangaha kuri uyu musozi, babishe umugenda bagwa i Ruhanga. Ubwo no kwa Rukundo nabo yari murumuna wa Masonga, ari umuhungu wa Bucoko, ubwo muri urwo rugo hasigaye umwana umwe. Ubwo rero nyine nabwo ubwishingi bwarakomeje, babonye ko basa n'abacitse intege batabonye kwa Bucoko bose ngo babice babarangize. Ubwo umukazana wa Bucoko witwa Jeanne yari afite inda nkuru, ari we mugore wa Masonga, yaratambutse mu kidogo asa n'uhunga ngo ajye i Ruhanga. Ageze hariya kuri Mutukura ahasanga interahamwe zirimo navuze ba Manuel n'abandi, bamushyira mu mukoki bamwiciramo. Akana yaramaze kubyara ako kanya k'agahinja nako ntikabayeho, urumva nyina yaramaze gupfa ari agahinja k'ako kanya, birangira gutyo. Ubwo nabwo bava kuri Mutukura aza ashwiragira, araza ageze ahangaha hafi ahangaha imbere kwa Kayizari, hari umukecuru wari uhatuye, umugore wa Fideli Murangira witwa Goreti. Interahamwe zihuka hariya aho ngaho, hari umugabo wari umuhisha aho ngaho mu nzu hariya hafi ya Ngerena. Birangije zimuvana muri iyo nzu zimwicira mu marembo kwa Goreti. Umudamu witwa Kavaga turatsinze ahangaha mu Gakari yarabirebaga, aravuga ati ese uyu muntu mwiciye ahangaha nta n'agatenge mumworoshe n'ibibazo yagize, ubundi mwebwe muri abantu amaze kubyara. Bamwishe amaze kubyara. Nawe nyine bamushyingura aho ngaho ku muhanda aho ngaho ku giti cya sipure cyari gihari. Abashinyaguzi rero ntibajya bagira ubwenge butekereza. Hari umuntu umwe wigeze kuza kumwubakiraho inzu, ahisha umubiri we amwubakiraho. Igiro uyu mugabo yari abizi. Ese yaguye iwabo kwa mushiki we ku irembo, kandi bari baturanye, ntabwo yari abiyobewe. Higiro niwe wabitahuye, yari responsable. Umubiri we tuwukura muri iyo nzu dusa naho tuyishenye, ariko ntitwayisenye ngo tuyirangize, ariko tumukuramo nawe ashyingurwa mu cyubahiro. Ubwo rero icyo gitero cyarakomeje gisa n'ikijya kwa muganga, gihura n'icyari kivuye i Nyagasambu, basakirana n'umukobwa mubyara wacu wari uturutse Rugende, yabuze amahwemo nawe, witwa Gahongayire Louise, yigaga ahangaha hepfo. Yari aje kureba ko iwacu bagihumeka bakiriho. Yari umukobwa rwose navuga mwiza, ariko ntabwo batumye abaho, ntibatumye agera n'iwacu. Bamwihereranye muri uyu murima w'abaganga hepfo, umurima wa Centre de Santé hepfo y'umuhanda, bamwiciraho. Filime irangirira aho ngaho muri uwo murima. Nawe yarashaka ahantu ahungira. Yashakaga guhungira iwacu, yarazi ko bakiriho, ariko ubwo yarinze agera aho ngaho atazi amakuru, bamwicira aho ngaho birarangira. Ntabwo banyuzwe rero, barazamutse bajya aho bita ku Kinunga kwa Rwabahizi. Basanga Rwabahizi hari abantu bamutwaye mu ngobyi, yari umusaza w'impumyi. Umusaza nigeze kukubwira wahaye nka data, tukanywa amata tugatunganirwa. Abanyazi rero ntago banejejwe nuko agihumeka. Mu ngobyi y'abarwayi bamujyana ku Kinyana ngo baramuhungishije. Abamutwaye kumukiza barabakurikira. Bageze hejuru kwibanda basanga umuhungu we Rusizi bamaze kuhamwicira.
bamutaba mu murwanyasuri wo mu isambu yo kwa Kamonyo hariya haruguru. Barakomeza bacaho muri iryo shyamba, barakomeza no ku Kinyana, bageze ku Kinyana bageze ngo baruhuke bamushyize ahantu mu Masaka, interamwe zo ku Kinyana ziba zirabatatse zirabirukana, umusaza asigara bamwicira ngaho mu Masaka. Nuko umusaza Rwabuhezi yapfuye. Tugeze rero mu rugo kwa Rusizi bari bamaze kwicira haruguru aho ngaho, babishe umugenda, nta n'umwe bavuga ngo nta gihamya kigaragara ngo baguye aha ngaha, nabo babiciye imigenda gutyo mpaka za Ruhanga. Tugeze kwa Muzungu haruguru muri umuntu wa Rusizi rero, abahungu Rwabuhezi bari babiri, iwabo ntawasigaye, nta kana yasize. Rusizi niwe wagejeje gusiga akana kamwe kagiye mu gisirikare, nako ntikagaruka, kitwa Gatombora. Ubwo rero ubwicanyi bwo kuri uyu musozi wa Nyakagunga nuko bwagenze, nuko bwakozwe. Baratwishe, batwishe ubw'agashinyaguro, barya inka, bagira gute, barasahura, umva bariniguye pe, bariniguye. Ubwo rero ubuhamya bwabereye kuri uno musozi, abavuga ko jenoside itabaye ngo ari imirwano yabaye, ni abashinyaguzi nk'abandi. Mu bijyanye, tugaruke kuri wowe, icyo gihe mumaze gushyingura ababyeyi bawe, umaze kubona uko ibintu bimeze, byaje kugenda wowe ku giti cyawe, tubwire urugendo rwawe mpaka jenoside irangiye. Ukimara kubona kuri Nyakamwe, tugeze aho ngaho rero, ubwo nabo bashiki banjye sinari aho baherereye, ariko umwe yari aha ngaha muri Nyakagunga, n'uwo nguwo wundi ntazi aho ari, ko yari amakuru namenye nyuma, yari yarashwiragiye, yaragiye Gicaca, naho benda kumwicirayo, ariko Imana iramurinda, aracyariho. Ubwo rero ngewe hagati aho ngaho, tumaze gushyingura nyine ku itariki 12 gutyo, bamaze kubashyingura aho ngaho mu mirwanyasuri, twebwe ntabwo ariko twabashyinguye, narashwiragiye nyine, ngenda nshaka ubuzima ngo nabaho. Banikubise mu Gikotanyi, umubikira witwa Epifaniya i Rwamagana haniya, abanjyanye gutyo, amvanga n'abanyeshuri, yaranze twari twarakoranye, amvanze n'abanyeshuri, turagenda tugera aho bita Ibyumba. Ubwo nyine twinjira mu murimo wo kuvura inkomere zakomerekeye ku rugamba. Ariko nanjye icyo gihe nta buzima nari mfite, nari merewe nabi. Urabona iki gihe hasi nakivukanye, n'iki sinakivukanye, mbese igice cya ruguru ntabwo ndi muzima, nagiye mpura n'ibibazo byinshi, bankubita, ibibuno by'imbunda, aho ugeze bakakushyira mu mukoki, aho usimbutse ukabirinduka, nuko. Ubwo rero ndagenda muri ubwo buzima, umubikira akanyihanganisha, akanyitaho. Ubu sinajyaga nkaraba amazi akonje nayo akarabye nyuma, ngiye menyera aho amaze gushakira umugore, nuko. Ubwo igihe kigeze cyo gusubira mu ishuri ku bwa Rwigema Pierre Celestin, ari minisitiri w'uburezi, bagaruye abana mu ishuri, nanjye nibwo nagarutse, nkorana no umubikira iminsi mikeya. Ubuzima bwanjye numva ntago buhari, numva ndazungurutse, akazi karananira, numva mbaye nk'umusazi, numva mbaye ikinya. Icyo gihe jenoside yari yararangiye, ubwo ngubwo hari mu kwezi kwa 10 tugarutse inaha ngaha. Ubu icyo gihe jenoside yarangiye, urangira usubira mu buzima, nubwo bitari bikoroheye, ariko byagiye biza gake gake iby'ubuzima bwanjye. Ubwo hari masenge wari uturutse mu gihugu cyo hanze, aza gutura aha ngaha kwa Semanza hejuru aha ngaha, hari iwabo n'ubundi Semanza yarabirukanye 59, agahora ambwira ngo nshaka umugore. Ariko ubwo umushiki wanjye nakubwiye waheze mu birere avuye kuvoma, niwe twabanaga twisunganye, turi ahantu ducumbitse hariya hepfo ku muhanda kuri Mutukura. Ariko igihe gize nyine nshaka umugore, ariko mu buryo ubona bwihuse, budasobanutse, bugize cyokora ngenda menyera gake gake, ndindanye naho ngira mbyara abana, mfite n'abuzukuru kugeza ubu ngubu. Ubwo rero nubwo nabayeho mu buzima bubi, n'ubu si bwiza, ariko nashimira Imana ko ikindinze kugeza aya magingo. Wumvaga ufite icyizere cy'uko ubuzima icyo gihe jenoside irangiye, ubuzima muri kubamo ntabwo mwari mufite ubwoba bw'uko byakongera bigasubira irudubi? Ubwo buzima nari mbayemo na mushiki wanjye rero, twamaraga kugera mu nzu amaze guteka, nta bwenge nari mfite.
nabona n'abo bantu bari batarafungwa baho ngaho bambwira ko bakoze jenoside nkakingura nkajya kurara hanze atabizi nkagaruka mu rukerera. wumvaga ufite ubwoba? Naraye mu nzu nubatse akazu kanjye hano mu Gakara aho data yari atuye, ariho nanashakiye, nibwo nize kurara mu nzu. wumvaga inkotanyi zarakoze akazi ariko ukumva nanone uracyafite ubwoba? Zaragakoze, ntago twari tubizi, ntago twari tuzi ko gacaca izabaho. Nyuma aho ngaho bukeye bashyiraho itegeko rigenga gacaca, batangiye kujya babavugira ngo birege bemere icyaha, nibwo natangiye gusa naho ngarura ubwenge ku gihe, wenda aba bantu hari icyo bazambwira, ndwana intambara yo kugira ngo nzamenye bishe iwacu na bugingo nubwo hari abafunze ariko sinakubwira ngo ngira ngo icyo gihe hari ababa barabakubwiye nk'ubwo ngubwo Higiro akibona icyo gitero cyari kijyanye ababyeyi n'ababana, ngira ngo wenda wamusanga akakubwira. Higiro abona icyo gitero yabitanzemo ubuhamya, n'uwo mubyara we Nakagande yarondoye abantu benshi bo mu Kidogo amazina yabo, ariko tugiye kuri tere muri gacaca nta wigeze yirega iwacu na bugingo n'ubu tuvuga n'ubu ngubu. urumva ko mugifite ibikomere. Niko gahinda ngifite ubu. Abo mbana nabo sinzi nimba baranyiciye, sinzi nimba bataranyiciye, ni ikibazo. Nawe ugakubitiraho no kuba ufite ikibazo cyo kuba utarashyinguye umubyeyi wawe uko bikwiye. Wenda abandi bo twaragerageje kubashyingura uko dushoboye, ubushobozi twari dufite n'inshuti ziradufasha, ariko nkubwire ngo kugira ubwenge buzima, gutekereza ibi byabaye muri iki gihugu, nubwo dufite icyizere cy'uko bitazongera, ariko Imana irahari, twizera ko bitazongera. nta kundi ni ukwihangana, aho bari tubasabiye Imana ibaheruko ridashira. Ubuzima rero tubayemo ni ubwo amahirwe tuzayikomeza dushakisha turebe ko twabona imibiri yabo, tubashyingure mu mahoro. Imbaraga uzikura he? Kuko hari abantu benshi baciye mu bintu nk'ibi, ubuzima bukomeye, bafite ubuhamya bukomeye ariko batabasha kuba baba open ngo batange ubuhamya bwabo. Wowe wumva gute kugira ngo ubashe gutobora uvuge ubuhamya bwawe? Imbaraga uzikura he? Imbaraga zo kumva natanga ubuhamya, icyabinteye ni iki? Bagiye bashakisha abantu batanga ubuhamya kuri uyu musozi, ari uwavuye muri gereza, ari uwacitse ku icumu. Ubu ibyo bita gucika ku icumu ni nk'aho ari njyewe uhari. Abantu rero bagiye bambwira bati washishoje neza ugashira ibinya, ukaduha ubuhamya bw'isura y'aha ngaha igihe cya jenoside, ukatubwira uko byari bimeze n'uko byakozwe gutyo gutyo. Ndihangana ndabuvuga, ngira ngo ubu ni ubwa gatatu mbutanze. Rimwe nabutanze ku ishuri aha ngaha, ubundi mbutanga hariya mu kiganiro cy'icyunamo ahagana mu mwaka wa 2018 ahari gutyo. Ukomeze, ngira ngo gutanga ubuhamya bifasha umuntu ubutanga, kuko hari ibikomere bimwe na bimwe agenda yomoka. Ikindi kibazo nari mfite ni ubuhe butumwa wahereza abantu babana n'ibyo bintu, babimaranye imyaka 31 yose, bumva batafunguka, bumva bagifite inzigo, bumva nyine batari baba open kugira ngo bagire ibyo basangiza abantu batigeze bamenya ibyabaye mu gihugu? Murakoze rero. Ku bijyanye n'ubutumwa natanga ku bahura n'ibibazo, nababwira ko hari itsinda riza kutuganiriza aha ngaha hepfo kwa muganga, nubwo hari abahura n'ibibazo bagahamuka. Iyo ubundi umuti w'ikibazo ntabwo urangira ako kanya, cyangwa ntabwo unywa ako kanya ngo uhite ukira, ni buhoro buhoro. Dukora ibiganiro tukabwira uko byagenze, bakaduha amateka n'isura y'aho igihugu kigeze, tugenda twibuka nyine twiyubaka. Ni ugutinyuka bakavuga, ariko n'aba ngaba baduhemukiye, nubwo baduhemukiye kandi barahari. Ikindi kitubabaza ni uko baterura ngo batange ubuhamya, bavuga uko byagenze. Hariho n'abashije gushotora arambwira ngo reka da, ngo sinabishobora, ngo sinabivamo, ngo narabirebaga ariko sinabivamo. Njya kuvuga ngo kanaka yafashe umurongo ngo atema kanaka, ngo kanaka yafashe umurongo atema kanaka. Abo bantu kandi barahari, turaturanye. Abivuga gutyo muganira, kubera ko abakureba ariko ntashobora kwirura ngo abivuge. Kandi ngira ngo hari abo byafasha, nyine bagenda babwirana. Nk'uko ukabona ikiganiro kuri Soso TV show, ukabona ikindi ahangaha. Hari igihe ubona uwatanze ubuhamya afite ibikomere, yaraciye mu buzima bugoye buruta na bwa bundi bwawe, nyamara iyo mugiye mubwirana bigenda bigabanuka gake gake, ukumva ko atari wowe wenyine, ukumva ko ibikomere wanyuzemo hari abanyuze mu birenze byawe.
abantu badukurikiye rero turasabwa cyangwa se turabashishikariza ko muzajya mwegera abagenzi banyu mukababwira ubuzima bwanyu uko byagenze muri 94 wenda byajya bibafasha. Ikindi Yego. kibazo ni ubuhe butumwa waha abantu bamwe na bamwe bapfobya jenoside? Hari abo hanze, hari n'ababa mu gihugu ariko baba bumva yuko ibyabaye ku batutsi bitigeze bibaho, nyine bo ntibemere ntibabyemere, bakagenda banavuga amagambo mabi ku batutsi, ku gihugu cy'u Rwanda. Ni ubuhe butumwa wabaha? Ubutumwa rero naha abakoze jenoside bari mu Rwanda cyangwa se bari no hanze Bayipfobya. bayipfobya, n'ubu hano turabatunga nuko twabuze uko tubagira, ni uko bakwerura bagasaba imbabazi cyangwa bakagira gute se mbivuge mu kihe kinyarwanda, ni uko basasa inzobe bakatubwira ibyabaye, natwe tukagira icyizere twabakuraho tudahora dushidikanya turebana y'ingwe dufite urwikekwe. Yego. Ni uko bashira ibinya bakavuga bakatubwira, natwe tukabatega amatwi, n'uwasaba imbabazi yatinyuka kuzisaba kuzitanga turi karibu rwose kuzitanga nta kibazo, aho kugira ngo duhere mu gihirahiro. Yego. Ikindi kandi tubwira abantu batabizi, baba ari abavutse nyuma ya jenoside, baba abo hanze y'igihugu batazi amateka yaranze u Rwanda, yuko bagomba kubifata aho byabayeho, apana kwizera babandi baba bavuga ko nta jenoside yabaye mu gihugu cyacu. Ikintu cyo kubabarira, waba washobora kubabarira, ujya ugira imbaraga zo kubabarira abakoze jenoside nk'abantu uramutse ubonye abakwiciye umuryango, wabababarira? Hari uwo muri Gacaca wansabye imbabazi, ndamubwira nti rero amakuru nari ngufiteho abandi siyo bafite, ariko ubwo utinyutse kunsaba imbabazi, ngewe kubera ko nkeneye kumva no kubana n'abantu twigishijwe, n'abandi kandi bazigishwe bafate amasomo nk'ayo twafashe, narazimuhaye n'umutima mwiza, n'ubu ari aho ngaho nta kibazo afite. Urakoze cyane. Ikindi kibazo cya nyuma wabwira abadukurikiye bahuye n'ibibazo bikomeye muri jenoside, bahereza ubutumwa, ugira ikintu ubabwira cyo kubakomeza? Hari abantu baba batabasha no kuvuga, bagera muri kino gihe cy'ukwezi kwa kane bakaba nk'ibinya, bakaba badashaka no kwibuka. Ni icyo bababwira? Gusa ubutumwa natanga ku bantu badashaka kuvuga cyangwa ku bagize ibibazo bijyanye na jenoside, cyane nk'abacitse ku icumu rya jenoside batari babohoka mu mutima wabo cyangwa no mu bwenge bwabo, ugasanga ubwenge bwabo burafunze. Benshi abo mbana nabo bakunze kurangwa no kuvuga nabi no gucyurira abantu. Ibyo nababwira ko atari umuco mwiza, yego ni agahinda kabidukoresha, nanjye hari igihe bantesha umutwe nanjye nkabivuga, ariko bakagombye gukurikirana ibiganiro uko bikurikirana, tugakohereza gahunda za leta. Akenshi na kenshi kandi n'ibyo biba bitambuka gutyo tubyumva, tubana nabyo, n'imibereho itari myiza nayo ituma abantu bajya mu bwigunge. Yego. Urakoze. Ubu Rutayisire Jean Leonard ni umugabo wubatse nyuma y'ibikomere byinshi yagiye ahura nabyo, ubu nizere ko uri gushima Imana nubwo wahuye n'ibibazo byinshi, ariko wiyumva gute kuri iyi nshuro ya 31 rero twibuka jenoside? Aho ngejeje umutima wanjye ndumva wariyubatse, mbasha kuganira n'abantu, mbasha kugira icyo nkora nubwo kitaba gishimishije, ariko uko biri kugeza uyu munsi wa none ntabwo nsabiriza. Nkoresha ubwenge bwanjye uko bungana, n'imbaraga Imana yanteje muri kino gihe uko zingana, nkabona udufaranga duke dushobora kunkemurira ikibazo, nkagura umwenda, ariko kwishyurira abana ishuri byo byarananiye, ariko ntawe urabikirana cyangwa abe marine, nabyo ndabishimira Imana. Uko iminsi izagenda igera ni ukuzagenda tunafashanya, tukareba ko wenda hari aho abana bagera bakabona ishuri. Niko bimeze. Wakoze cyane. Abadukurikiye kuri Soso TV Show, mwakoze kubana natwe. Twari twabazaniye umuntu wanyuze mu nzira y'umusaraba mu gihe cyo muri 94 muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, atuganirije amateka yaranze umudugudu wacu. Twebwe abadukurikiye batazi aho dutuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Fumbwe,
akagari ka Nyakagunga, umudugudu wa Kabeza. Twari tugira ngo tubagezeho amateka yaharanze mu gihe cyo muri Jenoside. Mwakoze kuyumva, mwakoze umuntu wese urebye kino kiganiro kikarinda kirangira, mwakoze cyane. Turabashimiye mwe mwese mwakoze subscribe kuri Soso TV Show. Nimba kino kiganiro dukoze wumva hari aho kigukuye, wumva umenya amateka, waba uri uw'inaha mu gace kacu, waba uri n'uwo mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange, amateka agenda asa. Habaye iyicarubozo mu gihugu cyacu, habaye ibintu bibi cyane bikomeye utakumva ko umunyarwanda yabikorera undi. Bityo rero twabashimiraga tugira ngo nawe utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uko tubishyizeho. Mwakoze cyane. Rutayisire wakoze cyane. namwe murakoze ku nshuro ya 31 twibuka jenoside, twibuke twiyubaka kandi Imana imarinde izabahe n'umugisha. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Badukurikiye bayi mugire amahoro.